ayisesekamo gake gake ayishyiramo arangije nigemo twereke arakizamura kizamure mama kizamure aracyerekana Shendele bebe la masaka la musendelero Mana ngweretsa ka promota na mengi Nibazaburare nibazabwirirwe Nibazimane uzamwana waguhe Amajyana amazi migisha hejuru no hasi migisha Koke yuzuye inzufuru mugoko Haleluya amen Reka mamagare buri nguni azabashyireho undi mugisha wa nyuma ababwira ijambo ry'Imana kurongora ni byiza ariko buri kantu buri nguni ko tararongoye ni byiza kurushaho Shendele bebe la masaka wawe nutombaramo n'unsana igira usigaye ushyikirwa Yendi business wa mabyi amabyina uramabwiza bura Aye ni business y'umuntu kuki se muri kwirwanira amabyini wowe Jesse nzagutinya nagwanze zikurek nawe uramabyi nagwanze zikurek seracho amabyi nase yikora mabyi nawe ikintu cyambaye kinamaba kuba yanguriye amabya byonyine ibyo bintu yankoreye yamusabye imbabazi ntabwo nzongera kumukama amabyi yamnutse ngo ko nkurongora ukaniha wabaye nk'ibase ubu niha unihishwa n'iki naye ndamusubiza nise tise hanze wabona umugore ubumbye ku buryo atabaye nk'ibase hanyuma rero ikiri cya kabiri kuba nta mafaranga mbona yo kujya kwivuza simukadi yanjye ayifite ngamukanza amabya yitabara sibyo babaza umwana akavuga ngo mama afashe papa ngaramukanda ngamabya abantu bose babyumva uri kumva ibintu bikomeza kuba rwaserera tujya gushaka abayobozi hano hirya turababura Jandonyera ndi Mutabaruka Mutabaruka wi Ejenye zanjye zibahe zibahe Negenye zanjye nye zawe ntabwo maze ariko arabango bahazi ntazo ngo bagukoroka hita wicara oya wakare abahungu bakunze abana b'abahungu narabakunze pe abaye bana b'abahungu ngo barahamenye naho bazi bakozamo akantu rega mbabwire rega mwe twe tubereka ibyo mushaka ko mubona njye ntago uhita wigira umuntu acitse intege nawe Jyewe ntago byansenyera urugo ntibyagucira ishati ni ukuri kw'Imana n'abana banjye narababwiye abo nashyingiye sinzigere numva umwana uza kumbwira ngo umugabo we yasamaye cyangwa yabonye ngo utunimero ngo abashe kuba icyo gitumye aruvamo kereka ibindi bintu yaguhohoteye mu bundi buryo aguhozaho inkeke mu buhohoterwa rindi ryo ku ruhande ariko kuvuga ngo umugabo yaguciye inyuma yaguciye inyuma nyine ariko imbere nahawe ushaka iki njyewe rero nsigaranye urukundo rwitwa Bluetooth yes ngukira ni ukuvuga ngo tuba turi kumwe ngiye nkabona niwe wanjye wansezera kandi birashize nahura n'uwundi nkahita mbona uduhuye niwe Romeo wanjye yes I need to connect
nimba uzi ko uri umukobwa ukaba udafite fosete nta nyinya ufite nta nyasha ufite sha emera ko nawe uri jamari pe. Nuri jamari ahubwo uri Korode, uri Patrick, uri Ndayambaje sinzi. Ubwo se uzagira umunwa kugeza rya ako se undi mureke muri uno mwaka wa 2026 buri mushyitsi azajya gusura umuntu ajyanye n'ikintu ari buri cyangwa ujya n'udufaranga uzajya utuma umukozi wawe hano hasanze unamwishyura kugwanagurira udukweta pana kujugunya harango mpanagurira. Ikinyejana tugezemo nta n'umuntu ukigiye gusura umuntu ngo agende imbokoboko gukira uwo ni wowe abandi bazi imbokoboko benshi araga wasorwa n'incakarafu ariko se urambwira ngo uzasurwa n'incakasi niba nyamba asurwa n'umusore w'iboga rufite ishwashwa agasurwa n'umubyeyi wakoreye amafaranga akagenda agize icyo atwara nawe ugasurwa ugase umuntu niba gushaka abantu bagusura ntubakire kubakira nakabakiriye nyambo ariko ntago wakakira umuntu kwa mbere mwakire kwa kabiri mwakire kwa gatatu muri uyu mujyi wa Kigali zo no kuntu ibiryo urajya ku isoko inyama ngo bazongeze wagiye umubwira se ko dahari ubu se nagize kujya vuga ngo nagiye mubwira kazazanye n'ibyo arya umukozi wawe wigeze kugira icyo ukamubwira ati nta kuntu buriya ko nyukubuje naho hari nta kuntu wanyaranja agukubita veni zanjye uko yagarutse nta kuntu murebana ukumvamo akantu k'agasori kurebana akabazo keza cyane uzantwe kurebana agasonisoni neza kuba naryamanye nawe ntago nigeze yaranyimye akimara kunyima kumviye ubusa uriya mu buzima ngo uzirinde umuntu kumvira ubusa uza batwumviye ubusa uko bangana n'abatwibaga hanyuma yakawowe ngewe ndagaruka ku bintu byagiye bivugwa cyakoze Esther yabagoreweho wowe Esther wamusanze muri dushe ejo umushaka ntago namusanze muri dushe nukumbeshye nge namunyuzeho urabona toilette hari y'abagore akaba n'iy'abagabo yinjiye agiye guhindura noneho arangaza urugi ngewe ndatambuka nsanga ari kwambara cyakora namurebye ndavuga mbega mpita ninjira mu y'abagabo ntabwo nigeze ngiye musabe ngo nginge uribuka ibyo yavuze nawe ko cyorebye ngo mbega we kuko utafashe amaso ngo ugere gutya utambuke ntabwo nari gutambuka ntiwabuze n'umunota umwe wamaze urimo kureba ntabwo nigeze musaba njya ntabwo umugabo kujya gutereta hanze ari uko yanze umugore we niki kujya gutereta hanze n'irari ry'abagabo irari ry'abagabo abagabo nawe mwabagize abantu badashobotse abagabo bose bagira irari basore barimo kwigamba ngo bafite abashari 5 bafite 10 bahokirirwa uvuga ngewe umushari umwe arampagije ntago nzamureka ngo mumaranye imyaka 10 n'ijana kinebwe gusa ageza kwa ukirirwa gusaba akazi ngo ngenzi gukora akazi k'imirimo y'amaboko ukazi he pira ari uwo mwatandukanye ukicuza se ubujye umureba ukavuga ati cyakora mana yanjye ariko buri mugabo wese agira umukobwa azagira umugore agira umukobwa wamwambuye ubumanzi agira umukobwa ahora yicuza mu buzima bwe ko bakundanye akagira umukobwa wamucitse ahora yicuza buri mugabo wese agira twagiye umukobwa witwa ubumanzi abugutwaye ryari yabuntwaye mu by'abana bitarimo niga mu 3 segonderi waruzi ibyo ukora neza uvuga ngo nzi kumunyi kabyadanje aujourd'hui aussi c'est un autre jour.
Byagenze gute? Ngiye kumukopeza ngo turi kwitegura ibizamini bya leta. Wareruswa. Leta murabyumva yareruswa. Ntago ribu yakaje by the way. Ati cyane ntago gisaza uzi ko bamaze noze ribu ikurikiranye ibintu byaje itara. Mana nkweretse inshuti zanjye abankunda n'abanyanga ndabakoretse mbifurije umwaka mushya. Mana baravuga ngo kuri iyi si ubuzima burakomeza niba amasane dutandukanye Mana nkubita undi mugore unkunda wa mugore unkunda utandyarya utagira gute kuko umugore ubwo nuko Mana ubwo uramutse umpaye umugore uhita unyanga bwa kabiri sinzi ubwo sinzi menya ubuzima bwanjye bwahita burangira kure y'isi. Gutandukana ni sakirirego kutuzuza inshingano ni sakirirego. Oh my God. Itegeko ryacu ritubuza abantu hungukira mu mibonano mpuzabitsina y'abandi. Ubundi uriya muntu uca inkwano bamuha nyakazanga ni kuki ataregwa kungukira mu mibonano y'intuza. Uriya hey yaba yitwikira ikote ry'umuco. Buretse gato niba itegeko rivuga ko kizira kikaziririzwa uwabikoze abakoze icyaha kungukira mu mibonano mpuzabitsina y'undi. Umusore akazi wawe Samu gusaba akavuga ati genza kw'inkimwe badata na badata bacu bakavuga bati niba zitabaye eshanu ntabwo mutesa ava. Yaraze hagamije imibonano mpuzabitsina gushinga urugo. Cyore barushinga kukize mwisanzure bagenzurwa na gasipari. Nese buramani bo wera nk'umuntu yombotse yagaterana nk'inda akayitera saa 8 z'ijoro ubwo urumva umwana dushaka kuvuka ari igikara kubera ko yayiteye nijoro. Ubwire fina tunga agagirega buriya nko wakunyegereza nkabanza nkagucumita ubundi nkabona kuzongera kuvuga nk'ayo magambo. Itike mba nyifite buriya banibwira tubona ni jyewe banze ngo ucumite ngo barakuruzura umuzi. Imana iraje gwinjiye ngwite mu mujyakira. Nta nzu uzabona mungako. Ibyo byenzu byo byihorere urazi Kigali. Urazi bibona ahubwo nawe uzaza. Reka mbwira Kigali bafite igishushanyo mbonera cyo kubaka Kigali ka umujyi ngo nyine. None singende. Sasa wowe bo hautapata hata nyumba moja. Ntago nkunda abasore bagufi pe nabo barabizi. Nta n'umugabo mugufi ujya intereta. Ariko afite amafaranga. Burya mu mafaranga ntago zigaragara. Nta mafaranga ku muntu mugufi wanjye. Nabo nabyera. Ase Fring nawe tukugeho. Ese urabizi ko umwana ari uwakire haba yirwa ngo nuwo mu Mutara. Felix ni wa Nyagatare. Yize nabari. Kare uwakire twavomanaga Nyakizibiri yepfo. Ye? Nukuri kwima. Ese wanyu ni yara mu barozi? Mu barozi. Ibyo izara zaca Kireheni. Si unyura ikibungo. Nose kurenga ikibungo. Uca mu barazo ukamanuka mu gataruka. Cyane uze ngo bararugubwo niko wajeho kabisa. Ubutekereza ko hari umuntu waza ngo tubana nkangisha ngo yahaha yagira gute? Uzi imyaka maze mpaha. Reka. Ubu waza nta kintu nakimwe. Gukangisha ngo giyewe ngo ndi umugabo. Ngo wabubwira iki koko? Nta nshingano na zimwe muri iyi si nta kwikorera uretse iriya yonyine. Ejo moto yarangonze bama 70,000 ubu negereje ikamyo ngo impindurire ubuzima. Mbwiye ngo ubundi ko nkurongora uniha ngo kandi warabaye nk'ibase
ngo ni gute ngo ngumbwira ngo nturindaye ngakurongora ngo ndongora niha ngo kandi ngo ashyiramo ngo agasanga nabaye nk'ibase. yewe data we yewe data we. Ni nayo mana mubwiye sinshaka kongera gusubirana nawe kubera ko nabaye ibase uzagenda ureba batarabaye ibase. Imyaka 5 namubwiye ati imyaka 5 tumaranye ushyiramo nago ubushyira hehe mu kanwa. Nakanwa iyo uhekenya amenyo byanze bikunze ageraho agakomera niyo yaba yoroshye ageraho agakomera. Ikibazo wavuze ngo yabaye ngo cyabaye nk'ibase ntabwo ari nk'ibase ni ukwidefanda undi nk'ibase yewe gatata we yambwiye ngumva ngiye kuzakureka unkorere numara gusaza ngo umaze guhenuka uzasanga bafite imbaraga.